nari ngiye guhera kuri Kamoso mubaza urwenya byagenze ute ko mbona warusigiye Smile mugenzi wawe ko waruvuyemo akoze Smile kuki yansize nge ntago urwenya ngeze ndusiga yaragusize abo Smile yaransize nanjye mbona ntago nabikora ngiye nyine ikindi kandi muri cinema na comedy muri cinema na comedy ngira ngo murabizi ko hari nk'abantu batakireba nko barebwa harimo Anyagso Patino n'abandi n'abarejisi ntabwo nka mbere ubona ikibazo nabaza babayivuyemo baranigendera bo none barabita no muri comedy isaru ukibona yabivuyemo burundu mubona mwebwe improvement yakabaye hari nk'iyi ikintu cyakora Kamoso harya hari indi mpano ugira nge mfite impano nyinshi nyuma yo gusetsa atari ugusetsa ndanati Bushari ni iki kintu gitumye n'ibintu amaze kuririmba byose n'ibintu amaze gukora mu Bushari ngiye nkunda Bushari wo mu myaka benshi mwanga pe Ben ndamukunda ko n'umuhanzi mukuru ndamukunda pe ukunda nyine nk'umuhanzi mukuru umuhanzi waduhaye n'ibyishimo kandi waduhaye ibyishimo mu minsi yashize n'ubu aracyabiduha aracyanabiduha yego aracyana imitima y'abakobwa bamwe na bamwe ariko rero ahantu ngewe nari kwemeranya na Kamoso tudashobora no kuza kwemeranya niyo twarinda turangiza kino kiganiro si turi bubyemeranye ikintu cyo kumbwira ngo yagongo yakoze indirimbo Suwejo ngiba hiti kubera ko bateretse amafaranga hano bakanatereka inshuti nzima y'ukuri wahitamo iki nahitamo amafaranga nese yo nshuti wagiye inshuti y'ukuri oya nge navuze umuntu utakuryajya ya nshuti ya do or die yindi mwanyirana mu byiza no mu bibi reka musubize sibyo reka ngiye musubize iyo nshuti tuzanyirana mu bintu mu byiza Abo sport my people on MJ Empire umuryango mugari umuryango uri kugenda uba munini so uyu munsi nakiriye abagabo babiri hari dusanzwe twakira hakaba n'undi mushya witwa Kamoso so Kamoso turakwakiriye reka ariko banza wivuge wamvuze kare ndacyavuze byose yabisoje okay arivuze Kamoso okay reka ngiye mvuge reka nivuge ako mbere yuko mvuga nyine icyo mbwira abanyarwanda nuko sha abantu turashonje urakoze cyane aka nakandi gaca no gashya kagabura ariko ninde ubizi sindabura ikintu hano abantu muri kumureba twabanje kumugaburira so mutaza kugira atazavuga ntikagabura ngo mubyiteho aya no umunyarwenya turamumenyereye yego wa mwana murizi nakurwa urutozi nta kintu na kimwe bampaye bandi baretse kudusebya ari bw'ikihagera bana urwenya ntago ngikina so tutari kwajya kurakoze cyane ngira ngo nigiye kubabaza ibibazo mureke kubazanya yego ko mfite ibibazo byinshi byo kubabaza nari ngiye guhera kuri Kamoso mubaza urwenya byagenze ute ko mbona warusigiye Smile mugenzi wawe ko waruvuyemo akoze Smile kuki yansize nge ntago urwenya ngeze ndusiga yaragusize abo Smile yaransize nanjye mbona ntago nabikora ngiye nyine ikindi kandi nashaka guhindura njye muri film uretse wumve nge arambeshyeye nge naramusize nagize gutya tujye duha abanyarwanda ukuri nagize gutya dukora natubana uri kumva ngira gutya mbona karaka uburantaye mbandagiye nkoze amezi abiri ugiye gukora akaraka k'amezi yarabize mvande ntabwo nari bugende ariko hagati aho ngaho wibuke ibiraka byose nabonaga ngewe twarabikoranaga none yabonye ako karaka k'amezi abiri ajya kugakora wenyine ako karaka mbaza ngo nake kujya nge uyu muvandimwe ntabwo yize ubufundi kandi byari ibintu bijyanye n'ubufundi no kuvuga wari biboneye ikiyede niwe ikiyede muvandi ntabwo byari ikiyede uziko nzi ko ugiye kubeshya none ndi kuvugisha ukuri rero nge nabonye akazi biba ngombwa ko ngenda ngarutse umuvandimwe nawe rero nsanga hari izindi projet bari kumugurutsamo kubera yasanze yaragize gute nahagiye ese ubwo ubundi ko numva nimba ari ikiyede ubundi mwagiye kugikora mwagiye kugitumika n'ubundi ko muhari wa mugabo ntabwo ari ikiyede none se ntabwo mvishe ijambo yatangije ko ntabyo nigiye okay ariko ikiyede ntabwo bigombera kuba warakize nagize ngicira ko ari kuvuga n'icyo muri comedy muri industry muri banga banga ni comedy nta kiraka cyo muri industry gusa ukuntu byaje kugenda sibyo wenda turekane n'ibyabaye byose wenda ibindi byabaye habayeho gutandukana mbere yuko mva mu Rwanda nyuma yaho nza kuva mu Rwanda njya mu nce za Dubai yo hirya guhiga biceri yego ngezeyo birangana none ngarutse rero nsanga numva nyine ntakiri muri mood ya comedy to comedy nkajya mbona byagenda gute umuntu agiye muri zindi industry ariko nibyo n'ubundi filime gutya nibyo bintu
filime zo zigezweho cyane nizo turi kubona abantu bose bari kujyamo uko biri kose burazi nizo zigezweho none ntabwo ngende buze kubigira nibanga cyane yuko n'umuntu twakinanaga nawe mbona nkaho ari byo yagiyemo yego ntabwo agikina za comedy nyine urabizi za comedy twari tumenyereye TikTok urumva nka zimwe nyakisakina zimwe nabonye ngo ajya ngo rashize akanyogosho gashya ziriya boro rero ziriya boro nge nizo nisangagamo cyane kandi nizo numvaga nagira gute nakora none se Kamoso ubwo twizere kuri gupanga kujya gutangira movie zawe ibyawe cyangwa ntabwo uri gupanga gutangira kwikorana muri movie byo mfite projet ndende cyane mfite projet nini byatari icyambere urabizi muri filme no kubanza gushaka abashoramari kuko ntabwo ari ibintu umuntu aba yakishoboza wenyine hanyuma ikindi kandi ndacyategereje nkurenza n'utu fresheri ndeke kugaragara nk'umukomediye nyine to abantu baracyambona muri filme ariko njyewe uyu mujene n'ubundi tumenyana yari umunyarwenya uniyandikira bitagendeye ku bya mukuru wacu Nyagiso uri kumva nawe yakoraga boro kandi agakora boro nziza zinanditse ziteguye gisi numva mu gihe ategereje ibyo bintu ngo bizabanza kuza ku mubiri we aba yakora urwenya abantu bakaba bamwishimira nagaruka urumva yazanakora filime abantu urumva umuntu uri kumuha ibyishimo uretse gato mvuga ukuri oya kuko narinzi ko ubwenge bwaje kugenda nose umuntu ari gushaka hinduke afata isura ya filime naho akomeze yigaragariza abantu comedy urabizi ko nawe comedy ariko mujye mureka umuntu abanza avuga arangiza nandi kubwira uyu muturage yego ngewe ndi gushaka kwihisha abantu isura ya comedy yego none urashaka nkomeze mbagaragariza isura n'isura nshyashya ya filime nshaka kuzana bayimbonemo comedy nanone muvandimwe ntago wakisha urwenya ngo bigukundire kuko nk'ejo bundi wakoze agashoti k'urwenya urumva rero urwenya kurukwepa biracyagora uyu mujere ni urwenya ari gushaka kurukwepa ariko umva azarukweperanye umva nge ntago nsekeje ntabwo uvuze ngo warasekeje ibyo ukora birasekeje ibyo wandikaga ugakina byabaga bisekeje okay nibyo nandikaga icyo gihe rero ngiye kuba mbihagije rero andika ibisekeje tubirebe tugukunde wandika na movie comedy norese nk'abamenya ntago ari filime iri comedy nge ntago nshaka kujya muri comedy yenda filime irimo na comedy ushaka pire niya bamugisha b'i Burundi apana bamugisha bure rero ba role model banje ntago uri kubamenya ba role model banje ni ba Steven Kanumba bakanumba urumva ndabonera aho mute navuga no kuri filime y'inyarwanda filime z'inyarwanda nyinshi ikosa nazibonyemo wenda zituma numva nazikina ukahindura nkagira icyo mpinduramo komedi z'inyarwanda zose niba mujya muzireba ni komedi usanga bakina basinziriye bameze nk'aho bafite ubunebwe nako filime nta filime uzasanga mu Rwanda bakina bumva bari niba ari umuntu zirahari muvande bose bakina namwingero duty filime yitwa duty warayisacinga kuri YouTube ubona abantu bakina bafite ubunebwe ntayo nzi nanjye ntayo nzi utayizi niko surumva ni gututayizi wenyine bazi impamvu itanazwi nyine niba si filime mirwano ni filime nyine ya twe turi kuvuga ntago turi gushaka action nta nubwo ndi kuvuga ngo ngiye action uri kuvuga drama gusa kuvuga drama ariko bavuze filime muri rusange nyine okay nyine kuvuga drama rose Kanumba yigeze kina niba wararebye filime za Kanumba oya ntago bakinaga ntago ni za drama za filime ziri drama ariko uburyo bactinga niba ari umukene arabifiringa nyine ko ari umukene yego niba ari umuntu utuje arabifiringa nyine ko ari umuntu utuje ariko aryoshye filime nk'umuntu utuje ariko niba ari umuntu utuje aratuza dushaka kwireba gatuza na filime urumuri rugahita rugabanuka biba ahubwo ikintu ngiye nabonye muri filime nyarwanda nta muntu ujya upfa kubera iki barapfa muvande barapfa filime y'inyarwanda ukireba uwo watekereje ko ari bupfa filime yo mu Rwanda cyakora bashobora no gupfa nk'ubu n'akakanya gupanga filime ngiye na Kamoso twagera mu minsi 3-4 ari seri tukaturashwanya Kamoso gahita mwica ukamwica biragoye ko muri filime kwica muri filime nyarwanda ukuntu biba umuntu arabura yaje gupfa arabura kumbi bashwaye ibyo narimvuze naragiye aramuroze wenda umuntu arapfuye nyine ntago bijya bibaho nko muri Kiraman nta muntu urapfa nose ntago bajya barwara muri filime muri Kiraman ariko harimo bagendaga bakamara igihe badahari gusa uko byagenda kose filime nyarwanda iracyabura ibintu byinshi Kamoso we icyo uje gukora ngira ngo uzabikosora nge uko biri kose nimbona gusa umuntu ngiriramo icyizere gato hari abo benshi tukiri kugirana ibiganiro nubwo bitaracamo ariko nibangirira icyizere ndabizi ngomba kubifata imbaraga zanjye zose yego akora ibintu bitandukanye n'ibyo njya mbona none se ari akabazo nashaka kubabaza mwese sinigeze nkababaza na mbere kandi twaraganiriye ahubwo nashaka kubabaza hari kadore nko kuri Kamoso
hari romodo ugira wenda uvuga ati ndicara nk'uyu muntu nkamwandikiraho nkareba uburyo yanditse nkamwigiraho mu Rwanda muri filime se muri filime sinkubeshye filime zose nagerageje kureba z'inyarwanda zanciye intege zituma ntongera kureba zose zahise zinciye intege zituma nta filime n'imwe nongera kureba mu Rwanda wowe sha muvandi ngiye nifanira industry ya Nigeria kuko ni ibintu bigaragara ko ngiye nko kuri Instagram yanjye usanga nifollowing abanya Nigeria cyane. Nigeria yaradusize buriya abantu bagusize ujye ubyemera. Muri Nigeria ubona ko umuntu azagakina niba ari filime ukabona ko ari gukina filime, niba ari comedy ukabona ko umuntu akina comedy itari ubugoryi ari mide zifatika ukabona ko akina ibintu bifatika akagira cyo bita creativity. Yego kandi ukabona ko nko muri Nigeria ubusanga niba uyu ari Kamoso afite style yazwimo kandi ayikora neza pourcentage nka 90 nakangaye kwijana ugasanga nundi niba ari wowe ukaba ufite style yawe itandukanye n'iyabandi bose mu gihugu ukora kandi abantu bakayikunda. Ufite ikintu umuntu agwahamagara muri filime ari nabyo by'ibibazo biri muri comedy zacu zo mu Rwanda. Si comedy gusa ya cinema mu Rwanda dukora ibintu bimeze n'iby'abandi. Nk'ubu niba ngewe nzanye style yo gukina n'ubugari buri hantu hose ngajya nyina n'ubugari igatwika ubwo n'abapeto niyonka yo mu cyaro yose igomba kugikinisha n'ubugari kugira ngo ubugari bayizamu no byonyine. Hari ikindi kintu nabonye ugasanga umuntu afite impano yo kuririmba ariko ashaka gukora na comedy ugasanga umuntu umuhanzi wumva ko umuntu umuhanzi agomba kuba ari umuhanzi byose uko niba uri umuhanzi ba specific nyine kuba umuhanzi niba uri umunyamakuru just nkuko reba nkawe wafashe mikro yego ubu tayari comedy ubu ngubu mbese Kamoso kanguye uretse gato sindasoza reba Yago ngo ni umunyamakuru sindi umuvuge ngo yego yakoze amafuti ariko ari ikintu umuntu avuga ati iki nagishobora ukaba wumva aswaririmba akapera waririmba akapera kuva ziri kugwamo kavuga ati nshobora kuba ndende nari naragose ukipasa yego rero nawe ushobora kuba dukoresha akaganiro gutyo kumva ati nababajije ibibazo bizima kabisa sina umunyamakuru sinabishobora ugabutaye impano yawe uje mu munyamakuru reba Muchoma ajye bamwita Muchoma Muchoma so muhanzuriye baririmba abo yaratangiye gukora ubusikiti iyi ni Muchoma amaze n'imyaka irenga y'imwe umuhanzi ariko ngiye namumenye mu ndirimbo yashizemo Aisha yayipostinze bana afite n'izindi za kera za kera nazo nzi mugabo wanjye mbabari nyine bivuga ko zihari urumva ko umuntu atagomba kuririmba wanakine comedy ngo nabe specific mu kintu kimwe. Niba ari kuva mu buhanzi ukajya muri comedy ba Maji the Black uvuga ati ndayamanitse mu ndirimbo byananiye bayembiretse ngiye gutanga ibiganiro. None se mu Rwanda nawe urabizi ko hajya hakunda kubaho ikibazo cyuko ubu ushobora kujya mu kintu kimwe n'ikigutunga ukaba wajya nko mu muziki ugasanga uri kuguha amafaranga bigasaba ko unakina wenda nayo mafilime kandi bibaho no hanze bibaho hari umuntu ukora ibintu birenze kimwe. Yago ibiganiro byari byanze kumutunga wasanga riyalitiriho nuko ibintu bigaragara Yago yari afite amafaranga afatika. Yago yari umuntu afite audience iri ku rwego atajya gushakira mu muziki. Urumva iyo akomeza bariya bose barabajama yari mbese yari umunyamakuru uri on top nkuko yabyivugiraga. Urumva aho yabyiciye ariko umuziki waje nk'inyunganizi nyunganizi gute nta kintu wongeye kumufasha ubundi umva ukuntu ngiye mbibona umuziki waramusenye kama ngiye mbibona ku ruhande rwanjye ko mbibona ku bintu bijyanye na Yago yaje akora umuziki akora suwejo turayikunda none kubera bahise babona ibintu bamukundagamo by'ibiganiro asa nk'ubishyize ku ruhande agatangira gupushinga cyane umuziki nta kibazo cyavuye uri yakora indirimbo akituriza kuko yazera rimwe na ba Element Sumayi uretse gato mbaza ntari bigira urumva izo ndirimbo ebyiri Kashi na Suwejo ni indirimbo zasaga nkaho zidutunga tubati umunyamakuru Yago umuproducer araririmbye urumva no kwa ele bikubitana yuko anafite n'ijwi ry'ubuhanzi ryamukundiye tukarikunda nako abakobwa bashiki bacu bararikunda none kwa Yago bikubitana n'igitsinsi cy'ijwi birihina. Ngiye nagaruko mbyumva ku giti cyanjye ngiye ku giti cyanjye ukuntu mbibona nanabyumva Kamoso banza unyumve nakubwira hano byapfire sindakubwiye banza umbwire urumva bikubitanye n'iryo jwi Yago bamugira inama bakajya bamubwira ati nyamoneka iryo jwi rwose si iry'ubuhanzi komeza utwiyera ibiganiro yego umuhungu ati no
ngewe baranze ambera nka Sumayiri. Sumayiri niwe ati ngo amafaranga muri iki gihugu ngo arahari ngo kubyo kuyabakuramo. Nibyo amafaranga arahari rwose niba kuvuga ko mu Rwanda amafaranga arahari tubanze turangize rero yago nari kuvuga ati uyu muziki bazawukunda we komeza ubahate none abo batsindagira mu matwi nka yago baratangiye n'ubunyamakuru bamwanga none se yago azira ko yaje akaba umuhadi wa kamuri muzike njye nakoze ikiganiro na Keizi tuvuga ku bintu by'umuziki tuvuga ku bibazo biri muri industry yo mu Rwanda kuba yago yaraje akaza akaba umuhadi wakagakora akadutama alubumu harimo n'abamaze igihe muri industry batarayikora ni ikosa rye nasukeneye alubumu buri ikibazo ni urugero ndi kuguha ikibazo ni ikibazo cy'ijwi rigoramye rero impamvu yavuze ngo indirimbo yari nziza na story yari nziza ntabwo ikibazo ngo cyabaye rero ahantu ngewe nari kwemeranya na Kamoso tudashobora no kuza kwemeranya niyo twarinda turangiza kino kiganiro si turi bubyemeranye ikintu cyo kumbwira ngo yagongo yakoze indirimbo Suwejo ngiba hiti kubera ko ngo yari umunyamakuru ngibiki ngo ngikundwa ngo nge nayicuranze oya irandirimbo yari ifite story nziza nkuko namwe mwabyivugiye munabyemera ubundi kugira ngo indirimbo ikunde ni biki bintu ugenderaho story yayo cyo ni kimwe uburyo icurangitsemo muri make uko bayikoze icyo ni ikindi we na n'uwayiririmbye ashobora gutumugira nge ni kuvuga ku giti cyanjye ibyo ni ibyanjye ngewe ibintu bitanu ngendera kugira ngo ndi indirimbo ibyo avuze we oya buretse gato ngewe impamvu mvuze ngo waribeshye akenshi usanga general ntabwo abantu bose bagendera kuri ibyo bintu njye mvuze ku giti cyanjye ibyo ngenderaho nibyo narindi kugira ngo ngusobanure impamvu mvuga yuko Suwejo ntabwo ntabwo nge nayikunze by'uko yago yaririmbye nabi yago yari umunyamakuru asohora indirimbo irakundwa yayisohoye muri generation y'igihe na producer Ele yarari gukora yari yakoze kashe nawe igakundwa impamvu ngiye ku giti cyanjye mbona ibintu by'umuziki byakomeje bigakunda kurenza yago nuko n'ubundi ibyo yakoraga by'ubuproducer yarakomeje arabikora kandi abikora neza 100%. Ariko yago aza kaza agakora indirimbo ya Suwejo bya bintu twamukunzemo twanamumenyemo yatangiye kubitwima atangira kugabanya gukora ibiganiro ukabona nka cani kubisi cyumwe nta kintu kirajyaho akimura umunyamakuru akaza n'abandi buretse gato ibyo ngibyo bihuriye no kuba umuntu afite impano yo kuririmba akaririmba oya rega imana afite nizije ko ngo yago nta mana afite ngiye ndikubwira yago ibintu byo kuririmba si ibye urumva ikibazo cy'abandi urumva ijwi rye my god gwino twiyera ibiganiro ngiye ibintu bitanu ngendera ubura kugira ngo ndindireba nano ari bitanu ahubwo icya mbere abari melody yego icya kabiri ni lyrics icya gatatu ni vibe y'indirimbo bitandukanye rero nivyo navuze abinsobanurire urumva navuze ngo ikintu nkundira igihangano mu buryo story yacyo niyo lyrics sibyo ndavuga ngo uburyo cyacuranzwemo sibyo melody I mean si uburyo cyaproducinzwemo uburyo cyacuranzwemo nyine wagikoze nyine ubwo ni ari n'indirimbo ukunda bitewe na beat niyo melody yego nibyo by'amabiti ndi kuvuga urumva ikindi n'uwagikoze n'ubu The Ben ashobora gukora indirimbo ari nambi kubera The Ben tugapfa kuyumva tukayikunda gusa ngiye ntago ari uko bimeze rero The Ben reba ngiye Folomiana neri Folomiana iyo ndirimbo ntago nzigera nyikunda igice cya Chrisizi gusa ukunda Chrisizi se oya kuko yakiririmbye neza urumva indirimbo bita ari indirimbo nyinshi album ya Ben simwanga pe Ben ndamukunda ko n'umuhanzi mukuru ndamukunda pe ukunda nyine nk'umuhanzi mukuru umuhanzi waduhaye n'ibyishimo kandi waduhaye ibyishimo mu minsi yashize n'ubu aracyabiduha urumva aracyanabiduha yego aracyanasana imitima y'abakobwa bamwe na bamwe ariko pe najya nkomveka uri muhanzi bye ibyantu nubye Kamoso naguciye mu ijambo ubundi umuhanzi wo prefera mu Rwanda ubakubwira ati tegura stage we wajyana ndi stage gutegura stage mu Rwanda nyine bwa tuhita umuntu wawuzane oya ndenda vuga umuhanzi buriya uririmba indirimbo nkemera yego buriya natanga abahanzi babiri yego sibyo oya abahanzi batatu ku mwanya wa mbere umuhanzi uririmba indirimbo nkicara nkavuga ati indirimbo ndi kuyenjoyinga ijwi rye nkenjoyinga na melody nuwo nyine witwa melody nyine uwo uwo wa mbere uwa kabiri ni umuntu bita Chrisizi ni umuntu uzi kugendera muri beat agukubita beat nyine uko amagambo asoka na beat uko uyumva ni ibintu nyine bijyana kabisa umva bitari gusa uwa gatatu ni mushyashya
bamwita Levi urarimbye Tina yewe nanjye turemeranye uwo mujama niyo muntu ukunda beat kanguza indirimbo iyo ndirimbo yitwa Tina indirimbo international yego iyo ni indirimbo wakumva ukiri umunyarwanda wa mbere uyumvisha bavuga no umunya Nigeria mwe mwisimbukije Tina yo ikoze mu buryo buri international nanjye narayikunda nawe izo ndirimbo zose zindi bamubwira ngo ziyasinze ngo za izo none se Element ntago ukunda ibihangana akora Element abyishakamo Element oyo mvanza kuri Element mukundira melody ye ntago ari umuhanzi uririmba nyine ndabura urundi rugero rw'undi muhanzi urenze Bushari ntago mwemera ndetse gato oya yewe yatubwiye batatakunda rero nyine nanjye mubwiye Bushari ni iki kintu gitumye n'ibintu amaze kuririmba byose n'ibintu amaze gukora mu Bushari ngiye nkunda Bushari wo mu myaka 4 ishize Bushari wo mu myaka 4 ishize ntago ari Bushari w'ubu ngubu upfa kuririmba ibintu atabipanze neza ku murongo mani Bushari ntago namuntu ajya kurimba atapanze mani ntago Bushari reka uzajya kumva album ya Bushari uzajya kuyumva full moon uzagenda uyumva uzumva ari nyindirimbo wenda naririmbye no mu kabari gusa agahita afata microphone akahita gute agahita yizamukira gusa n'ingoma n'igifuri cyangwa kamu ikintu cyabayeho nuko style Bushari aririmba utayikunda umuntu urastira ariko ntago ajya kurimba atateguye tujya muri rap nujya muri rap sibyo Bushari ndamukunda pe aririmba agerageje kuririmba za ndirimbo za kera arimbaga zira kugasima zira ndirimbo ugerageje kuzumva ari zirenze zira ndirimbo zari indirimbo zifite lyrics isa nkaho yateguwe nakura kwa ubona nyakso za kera rero indirimbo z'ubu ngubu za Bushari ngenzigeranya na comedy za nyakso z'ubu ngubu ariko tureke no kujya kure twigire no mu bintu byacu n'ubundi ubuhanzi nibisazi reka twigarukire muri cinema yego muri cinema na comedy muri cinema na comedy ngira ngo murabizi ko hari nk'abantu batakireba nkuko barebaga harimo Anyakso Patino n'abandi n'abarejisi nagari nka mbere ubona ikibazo bayivuyemo baranigendera bo none barabita no muri comedy isaru ukibona yabivuyemo burundu mubona mwebwe improvement yakabaye hari nk'iyi ikintu cyakorwa ariko Nyakso barakimubajije icyo kibazo sote yarakimubajije atubaje twembi muvande okay ijambo ni ryo nase ko turi babiri usugiherezaho ndari guha yego rateka nge banze mvuge sebyo ikibazo cya mbere mbona kiri nuko ikintu cyitwa igihangano kiravuna kandi kinjiza amafaranga makeya ukurikije n'imbaraga babishoramo cyangwa se ndabeka mvuge twe tubishoramo sibyo ushobora kuvugana n'umushoramari akubwira ati ndashaka umpereze comedy ukumva comedy imwe ari gushaka kuyiguhera amafaranga wenda tuvuge n'ibihumbi 50 uri buze kurara ijoro wandika comedy imwe ijoro rimwe wandika comedy imwe yonyine kayishutinga undi munsi ukurikiye no tuvuye ngo ntushatse kwishutinga urashaka kuzishutinga arebye kuko ushutinze umunsi umwe urashya urakodesha kamera wayitusha urumva ugatereka ndindira undi munsi wa kabiri nandike ya kabiri ya danje uko utuntu twiza witayeho icyo gihe ni nako umutwe uri kwaka urakurya kuko uri gushaka mayide hirya no hino n'ubuvanganzo nkakurya kwa Nyakso abantu babona comedy za Nyakso za mbere zanditse yego ibyo bivuyeho uragiye hari urashutinze ufashe umunsi wose yewe kubw'umwaka ushobora no gukora imwe n'igice ikindi gice ukazakora imvura ikaguha ugashyurimo oya iby'imvura byo reka tubivuge ko ibyo ni ibintu ntitubivuge ko ni ibintu ariko turi kuvuga ibintu none mu gihe baguhaye ikirere cyiza ejo urayisoreje kamera wawe kadashanga 25 abakinnyi kubategera bya 50 byose no kubagaburira wenda ibyo 100 urasigaranamo nk'ibihumbi 20 mu minsi ngahe mu minsi 3 editing sasa kabije maho tuje muri phase ya editing yaba ari ugukata nkabahereza mukirebera mwazajya muvuga ati sha comedy za Nyakso nta kigenda comedy za nanizo twareba ariko agashiramo twadu sound uturingusho turiya rero atwuga twarira tushobora kugutwara hafi umunsi wose udushiraho ibazo ushira ahantu ahavuzwe ijambo hose asoye umugore kuvugira hano inyuma raje uriya nabantu babivanga mu kiganiro cy'abandi ariko nta kundi twikomereza okay tubihore utwo tuntu kutuvangamo wasanga nk'iminsi 4 iragiye umunsi 4 usaguye angahe 20 ku munsi ukore angahe 5,000 ako kazi ntago uzakabona
buri munsi ni ikiraka kandi ubwo ngo ntabwo ari video ebyiri gusa ukora urakora video zingahe nk'eshanu wenda tuvuge video eshanu baraguheza nk'ibihumbi 200 ntabwo wayakurengereza cyangwa 300 kandi ugasanga no ku muntu no nyiri iyo video we nayipostinga ntabwo iri burebwe n'abantu barenze n'ubundi 100 mu cyumweru nako tuvuge mbere turi kuvuga ku muntu warebwe cyane ku munsi wenda ku munsi urumva iyo ni video ubwo zo ni nk'amadolari 100 byibura yego none ugasanga uwo muntu kuzajya bihozaho gutyo buri munsi ubwo ngubwo niko ari bukeneye kwishyura abakinnyi niko ari bukeneye gutegera abakinnyi akeneye n'iterambere ry'iwe ku giti cye no kwita ku muryango bamwe bita ku babyeyi babo no kwishyura no gukura birumvikana ibyo bintu byose uza kwikanga uvuga ati ese niki nakora kugira ngo nkore ibintu byinshi bihaza isoko yego nibwo uzasanga rero bajyari akavuga ati we tera kamera hariya tera indi hariya umva tisawo icaranga turahura tuvuge ku biryo tibiza kurangira nkunize ikiganiro birarangira nkunize ubwo tayari bibe birarangira bangika birarangira ugasanga bangi ibereye ahantu mu mwanya umwe kandi abantu bakanayireba nyine babandi bagukunda by'indani nibo bazireba ariko babandi baba baragukundiye karite abo rero nge numva ko icyo gihe nabwo ukwiye ntabwo ibintu byose ukwiye dore ikintu kiri kubitera reka mbabwira ngewe ikintu gituma umuntu wabonaga umwimerero hari muri industry akabona aka kanya waratakaye icya mbere abantu bari muri comedy n'abakene nibyo hari raporo y'abantu bari muri cinema muri filime nta muntu twitayeho ukumva niba umuntu azashora muri comedy agashora amafaranga makeya mbivuge gutyo nayo adafite ntabwo uzakora video ngo ukore video uri bushoremo ibihumbi 500 video wenda 10 uzishoremo ibihumbi 500 nuzishyira kuri YouTube ugaruza amadolari 40 muri ibihumbi 500 mbwira ukuntu uwo muntu azakomeza gushora noneho mu bafana bagatekereza ko ngo abantu ngo bakora ngo ibyo bintu wenda ashobora nk'umuntu ubura ububleminga ngo nyakusongo yatangiye ngo gukora ngo zira style naga ikibazo none ahantu habera n'ikibazo gikomeye ari nabo bibuza ibyo bintu nyakusongo yagiye muri ira style kugira ngo abone amafaranga ntago turi bujye kubihisha yabigiyemo kugira ngo abone amafaranga ubwe aganira na Soti kuri DCTV yaravuze ngo bino bintu tubizamo tubishaka amafaranga ariko kubera nta mafaranga dufite kugira ngo tubikore b'ikinyamwuga bituma umuntu ashobora ejo n'ejo bundi gutakaza umwimerere by'ibintu yakoraga ariyo mpamvu umuntu uzabona ari gukora irastire ariko ikintu najya nemeranya n'abantu nuko Nyakuso nagaruka akora comedy mbi ahubwo nuko akora comedy zitandukanye nizo bari basanzwe bamuziho Nyakuso barebye bira binaba yakoze wenda nawe ikosa ashyiramo nuko yongera iminota ngenda nabimubwiye n'inshuti yanjye muvandimwe yageze ujye ukora iminota nka 15 17 ku buryo bisa nkaho bijya kuba byiza kurusha naka nama umuhaye ni inama muhaye nk'umuvandimwe ntago nareka kubimubwira ariko nawe nk'umuntu bizi nawe urabizi ko iminota ari igabura ariko nyine impamvu mvuze uko twe tuzi style akora n'uburyo ikorwamo style yakoraga n'uburyo ikorwamo ushobora gukora style y'ibintu bidafite iminota myinshi kandi bitananditse 100% abantu bakabikunda reba kira kiza gikora Big Mind Comedy wabonaga ko akiza yagerageje kujya akora iminota 15 veni nawe aza kudevia kubera ko comedy nago akora iminota 10 ngo zinjiza ugire vizumbi 100 zinjiza amadolari 50 mu gihe ari bukora iminota 40 ya filime itana mutwaye igihe kinini yanakoze ibintu byinshi mu munsi filime imwe kazi yagira niyo yagira 50 bya views ikaza kinjiza amadolari nka 50 numva ibyo bintu tayari impamvu itabyanga yego dukomeze ari ikibazo kintu nashaka kubaza tube tunavuye no tujye mu buzima busanzwe tunasoza ariko ndikona buri kuba nijoro tunasoza dore abantu bibikara kamera byatabira ibibazo Kamoso harya hari indi mpano ugira nge mfite impano nyinshi nyuma yo gusetsa atari ugusetsa ndanateka ndi umutetsi mwiza uri umushefu wowe ngewe indi mpano mfite nakinaga football ariko uri umunjeniyeri iyo ntago ari impano ibintu biratandukanye ibyo nibyo nize ukeka wenda niyambaza ngo ibindi bintu ushoboye gukora bitari comedy yemba mbwira ibyo nibyo wize ukina football nge football nayikina
aha ntaribi impamvu kamoso bishidikanyijeho nuko aho wagiye nabonye nuko kubera ko nagiye mu kibuga kabona sinyindye ku rwego nabyita impano ariko impano hari ibintu bisabwa uri umuhanzi ufite impano utakora ama repetition n'ibiki ntago byagira na football rero udakora imyitozo ntibyakora. Hari ikibazo no mujama yigeze ambaza urumva wenda nashaka nitugana ku musozo cyo tunasorezaho undi turi ku musozo n'undi yego umugabo yigeze ambwira ati ngo buriya ngo inshuti nziza iruta amafaranga ngo iruta inshuti gwa amafaranga yanjye narapostinze kuri WhatsApp yanjye ngo ese amafaranga yakakurutiye cyangwa yakurutira inshuti y'ukuri takuryarya amafaranga wamubwiye yaramubwiye ati inshuti y'ukuri na amafaranga cyangwa nigwa amafaranga inshuti y'ukuri na amafaranga amafaranga rero nayo yagutenguha ntago buri amafaranga ari inshuti y'ukuri ngaho mpa miliyoni turebe ukuntu iribuze ku ntego reka ngurugero rworoshye hariho abantu urumva ubusanga nk'iwabo bagabana nk'imitungo bagurishije so ujye bumva usanga uwe bagwaye nka miliyoni 100 n'undi bamuhaye miliyoni 100 uyu nguyu nyuma y'ukwezi wamaze kuzigira miliyoni 200 undi nyuma y'ukwezi asigaranye 10,000 cyangwa 20. Rero bivuze ngo nose suko amafaranga subwo urumva amafaranga bamubereye inshuti nziza wewe umva ko inshuti nziza ari ku giti cyanjye ibyo narimbajije uretse batonye ngo icyo ngicyo utarakirenga utaza kundira mu mibare batuma abadukurikiranye bayoba yego uwo ngo wari ufite miliyoni 10 akisanga asigaranye 10,000 miliyoni 100 akisanga asigaranye 10,000 ibyo bindi byaragiye birabura burundu cyangwa byakemuye ibyo yifuzaga hoya hari gerega amafaranga ushaka kuyabona ukayapfusha ubusa kuyapfusha ubusa yarajugunye se hoya kayaspendinga mu buryo budakwiye abantu batamanaginga amafaranga kumanaginga amafaranga sibyo icyo gihe bamubereye inshuti nziza mu buryo budakwiye guspendinga amafaranga nubuhe buryo budakwiye guspendinga nk'urugero nk'umuntu ujya mu kabari akazamo nta muntu numwe baziranye na gahunda bari bafitanye naki agasangamo akavuga ati mwese babahe umutima uranezerewe bawitonze umutima uranezerewe ariko amafaranga aragiye ariko nyine amafaranga akemuye ikibazo cy'umutima we urakoze cyane rero kubyivugira wumvishe ko amafaranga ngaba batamubereye inshuti amubereye inshuti nziza kugira ngo tubijyane neza kugira ngo wenda unsobanurire umbwire bateretse amafaranga hano bakanatereka inshuti nzima y'ukuri wahitamo iki nahitamo amafaranga nese yo inshuti wagiye y'ukuri oya nge navuze umuntu utakuryajya ya inshuti ya do or die yindi mwanyurana mu byiza no mu bibi reka ngusubize sibyo reka ngiye musubize iyo inshuti tuzanyurana mu bino mu byiza nahitamo amafaranga ngafite inshuti nkajya kuyigurira oya ibyo biratandukanye n'ibintu njye na postinze mvuga navuze ngo urahitamo amafaranga cyangwa uhitamo inshuti ufite inshuti mwabona amafaranga ariko ufite amafaranga abantu bashaka kukwanga reka ngubwire ntabwo ubonye inshuti ubonye abantu baje bakurikiye amafaranga Sumaili banza wumva iki kintu inshuti si mama wawe inshuti si mushiki wawe inshuti ni ijye kwa nyina nawe fata amafaranga ujye gukora business urumva abantu nibo batuma amafaranga uyabona none se wayashize ari we si umuntu ashaka kuguha amafaranga akakwima inshuti amafaranga nta muntu kwima inshuti ahubwo amafaranga agena niyo kuzanira inshuti wowe ugahitamo inshuti ugomba kubana nayo kamoso reka iki kintu tuzakigarukaho ubutaha tuzakora ikiganiro ari byo tuvugaho gusa tuzakore debate hano tujya tugira debate uzaze dukore debate yo kwicyo kintu naribi inshuti cyangwa amafaranga my guys mwitegure debate imbere cyane bavandimwe reka mbabwize ukuri kamoso naramuka adahisemo ko inshuti kuri ariyo sawa tuzarwanira muri debate by inshuti nge mfite experience dore ningi yaransize yari inshuti yanjye rero mureke amafaranga ajye imbere tunagaruka tuzabivugaho ntabwo nagusize utazambeshyera umva turacyashaka n'amafaranga n'ubu turacyashaka kuri subscribe n'ubu turi kuyashaka kandi subscribe dushaka amafaranga bro kubaho nuko tuzagaruka undi munsi tukabiha undi mwanya kabisa yego muri kutubona neza nawe ugaragara neza urimo ukatubwira ingingo uriho nta kibazo kabisa murakoze cyane.